feature on the beat. Mana ubwawe urimo kudatinga n'umukobwa kudatinga arya ni nyambikora okay ntabwo yateretaho na rimwe oya okay ni uramutse nuramuko ubyiza nyine uwo naterese aba yabonye ino video ajya muri comment abivuge ngaho vuga iki nuramuka mbese ubigiyemo red flag kubwawe ni iki umukobwa yakora akabazo fati ni red flag icyo yakora cyangwa icyo namubonaho ubwe yagukorera cyangwa se wamubonaho gatuvuga ati iyi ni red flag yigendera red flags kari nyinshi mwa nkuko nari nabivuze umukobwa wiha kwiyamuriya cyangwa se kwihitiramo ibyo ntavuze nakubwiye ngo duhurire kuri Simba wewe ndagusanga muri Simba navuze ukajya mu icyo ni icya mbere ahubwo se twinishaka tubihuze ari nk'umujyamo ushobora kuvuga ati afite gahunda yo gusohokana umukobwa umukobwa akazana nka bagenzi be aho byagenda gute none se umujyama yaragiye gusohokana abakobwa cyangwa umukobwa no hari nk'igihe ubwira umukobwa ati gusohora agakora ku nshuti ziwe rwose ugasanga biririnda remereye hano mu Rwanda general reka tuvuge muri rusange ukunda kubona ibyo biba hanze kubera ko uzi si impamvu ubwawe waramutse abazanye impamvu biba aho hanze aho ngaho bijya bikunda kuba usanga hari uburyo kibamenyeremo cyangwa se byabaye nk'umuco yuko icyo twita date urugero nko muri for example hano hirya hano muri Kenya usanga icyo twita date ngo ni DICK after eating usanga ari uko babyumva rero umukobwa iyo yumva yuko hari icyo umukeneyeho nyuma y'ibyo biryo wamuguriye nyuma y'icyo cyo kunywa wamuguriye nicyo cyagiye uzajya kubona ukabona mu kuza aje azanye n'iki aje azanye n'ingabo ziwe ya komite yemeza niba muzabana cyangwa mutazabana kandi ga n'umukobwa ugendera kuri komite buriya nawe ni red flag da nawe ni red flag komite ngo mwari muri kuvugana neza fresh weho nawe bimeze neza ubundi yagenda kwerekana ifoto yawe komite ngo Manase nga afite imisatsi ugasanga nyine wewe wankunze sawa ariko harimo umwe wenda hari umutipe wari ufite imisatsi inasanzwe iyi ni naturel papa afite inwere ugasanga nyine tubaramubwa kuko hari icyo yamugize kibi agamubwiye ati abantu bafite iriya misatsi rero jya ubitondera atujya ubitondera hajya ngo nta ex ugira oya nta ex ugira nagira ex gute se nakose cyatse kuvuga ko nta date you've never been dating oya uri still man man ushatse kuvuga iki are you still man like ese ntabwo vuga mu Kinyarwanda uri manzi ryahamye uzi icyo bivuga ndabyumva nyine wowe Manase wowe niyo misatsi wawe uri imanzi wowe imanzi ryahamye byongereho ureke kuvuga ngo by the way reka nkubaze ku madred kwanza uzi ko dread ku muhungu w'umunyarwanda ari red flag
Yes, byaje gute kugira ngo wishireho dread kwanza? Rero kwanza abantu bazire. Nta dread nashizeho papa. Uyu ni umusatsi wanjye. Umusatsi wawe? Ni umusatsi. Dread nazishyizeho zihe? Izihe dread ko yari umusatsi wanjye? Ibyo bifunze inyuma se? Ni umusatsi wanjye. Ahubwo reka ndebe ko utarapfumura amazuru. Ahubwo mukanya uraza kumbaza ngo ngire gutya ngo clock it. What the fuck? Okay, kubwawe umuhungu no gusuka madred. Umuvugaho iki? Namuvuga iki? Nivugeho iki ngewe? No, wavuze ko atari madred. Wavuze ko ari umusatsi wawe. Twabyemeye. Usuka madred? Usuka madred gute? Umuhungu wishiraho imisatsi nk'abakobwa nk'iyo yawe. Icyo kibazo kirakomeye. Tugisimbuke. Tugisimbuke gute? Tugisimbuke gute? Oya buriya nabishyizeho. Ntago nabishyizeho. Umusatsi wanjye ugeze aha. Tubikora nyine tubishaka twebwe. Ubundi ujye ukora ikintu wowe ubwawe wowe kigushimisha wowe. Tubikora tubikunze. Urumva? Tubishyira turabikora ubundi tukareka abajaji bagakora akazi kabo. Wavuga wakubita n'inyundo nta kibazo. Ntacyo bikubwira. So, mu myaka yawe ufite kuba utaradetinga wumva nta kibazo ufite? Navuze ngo imanzi. Navuze ngo nitwa imanzi. Ndi imanzi. Witwa yariko nturi? Kubitaho ku kantu k'inyuma ariko. Byahamye. Uyitwa yariko nturi? Ndi imanzi byahamye. Kuri murakibagirwa.